mu gisirikare ngo ariko ageze mu gisirikare bamwangira kwinjira mu gisirikare bitewe nuko basanze umutima we nta mbaraga ufite. Ari ukuntu ujya mu gisirikare bapima ubuzima bwawe bagasanga umutima wawe ufite ibibazo bakakubwira ati we ntabwo uri bwinjire mu gisirikare. Papa wanjye yagiye mu gisirikare baramubwira ngo umutima wawe ufite ibibazo. And then it was later revealed that my grandfather, who had amassed quite a fortune by that point, had paid to have his records altered to keep him from the front lines. Atariko papa yaje kubabazwa nyuma no kumenya ko impamvu yangiye kwinjira mu gisirikare sogokuru wanjye ubwo ni papa wa papa we ngo yari yagiye yishyura abantu bo mu gisirikare bahindura impapuro barazihimba kugira ngo umwana watajya mu gisirikare kugira ngo atazajya mu mirongo y'imbere nyine bakamurasirayo. Mbega papa w'uyu mugore yashatse kujya mu gisirikare ariko nanone sogokuru w'uyu mugore atabishaka. Nkuko umwana we yashaka kujya mu gisirikare ukavuga ati umwana wanjye najya ku rugamba baramwiciramo, ukahita ugenda mu gisirikare ukabaha ruswa, umwana akagenda agakora ibizamini byarangira bakahita bamubwira ati urwaye umutima wawe ufite ibibazo we ntabwo twakwemerera kujya mu gisirikare. Kumba ari ruswa yatanzwe na papa wawe kugira ngo utajya ku rugamba bakazakwicirayo. Can't blame a parent for wanting to protect their child. Tumva tutabirenganyiriza umubyeyi kuba yarashatse kurinda umwana we nyine. Very kind way of putting it. My father wondered what happened to that young man who took his place. Papa wanjye rero wabujijwe amahirwe yo kujya mu gisirikare ngo atazapfirayo yahoraga yibaza buri gihe ngo uriya mwanya wanjye bansimbuje mu ndi musore akaba ari ujya ku rugamba. Ese uwo musore we ntago yaba yarageze ku rugamba agapfirayo? Ese basi yigeze abasha gutaha agaruka mu rugo? And so he wanted to repay his debt. Papa rero biramubabaza aravuga ati ibyo bintu ngomba kubyishyurira. And to use the privilege that spared him. Arangije akoresha imitungo yari yarasigiwe cyangwa se kuba yari yavukiye mu bakira umwana wo mu bakira ufite amafaranga menshi. To help others. Aravuga ati ubuzima bwanjye nanjye ngiye gushinga fondasiyo izagifasha abandi. Balance the scale, so to speak. Nuko nguko mbega twashinze icyitwa ngo ni Pain Foundation mu yandi magambo. Nuko papa yayishinze uyu nawe arayikurikirana. I cannot think of anyone who I would trust. Nta wundi muntu numva nakwizera wamfasha gufasha abandi bantu. A substantial donation from our foundation. Fondasiyo yacu iraza kugutera inkunga ikomeye cyane y'amafaranga menshi kugira ngo intego zawe zigereho. Wow, Mana yanjye. I don't know what to say. Ntabwo nzi icyo navuga. Birandenze. Yakira amafaranga nyine nicyo wavuga nimba bagwaye. Pleasure meeting you, Dr. Dreesen. Byari byiza guhura nawe Dr. Dreesen. Ako mujye mureba filime mwigireho. Muzarebe ukuntu abazungu badakunda guhana ikiganza cya buri kanya. Murabeha akahita kata kagenda ariko nawe umuntu yimubwiye ngo